Kugaragara ku masosho media bamwe bati mbese ari uriya mudamu ari n'uriya musoro hano y'ukuri ninde, mbese muri mwe ninde mwebwe mubibona ute? Aho umwe yahanuye ko hagiye gupfa abantu babiri muri aya mezi, muri uku kwezi kwa gatandatu, harimo umwe muri gisata cya politiki, undi akazaturuka mu gice cya gospel cyangwa mu gice kivuga butumwa. Bamara kubona Pastor Theogene yitabye Imana akavuga ati niwe, ati wa mugabo yarahanuye kandi koko ukurikije nk'uko yabisobanuraga, nk'uko yabivugaga, aha twahagararaho tuvuga ati wenda byashoboka ko ari we. Kandi undi we yahanuye agaragaza ko uyu mama we yavugaga ati hazaza abana bawe Pastor Theogene, ati babonye ubwenegihugu, ati kandi yaba nabona ubwenegihugu n'umubyeyi aba yabubonye. Yongera andi magambo avuga ati kandi nabonye nawe ubona visa ya burundu, ati kandi ucishwa muri VIP. Yesu nashimwe, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi turabakunda, twishimiye kubana namwe. Twongeye kugaruka kuri ya channel yacu Twagukomera TV, turi mu kababaro k'umuvandimwe wacu Pastor Theogene twakundaga turi benshi kandi twifurizaga tugarutse ku kibazo cy'urujijo ruri kugaragara ku masosho media bamwe bati mbese ari uriya mudamu ari n'uriya musoro hano y'ukuri ninde, mbese muri mwe ninde mwebwe mubibona ute? Aho umwe yahanuye ko hagiye gupfa abantu babiri muri aya mezi, muri uku kwezi kwa gatandatu, harimo umwe muri gisata cya politiki, undi akazaturuka mu gice cya gospel cyangwa mu gice kivuga butumwa. Bamara kubona Pastor Theogene yitabye Imana akavuga ati niwe, ati wa mugabo yarahanuye kandi koko ukurikije nk'uko yabisobanuraga, nk'uko yabivugaga, aha twahagararaho tuvuga ati wenda byashoboka ko ari we. Kandi undi we yahanuye agaragaza ko uyu mama we yavugaga ati hazaza abana bawe Pastor Theogene, ati babonye ubwenegihugu, ati kandi yaba nabona ubwenegihugu n'umubyeyi aba yabubonye. Yongera andi magambo avuga ati kandi nabonye nawe ubona visa ya burundu, ati kandi ucishwa muri VIP. Kugeza ubu rero abantu benshi bafite urujiro rwo kwibaza ngo mbese ni Imana koko yabivuze ibi bintu, ko ari ibintu bibiri bitandukanye, visa no gupfa bihurira he? Kabiri bamwe bakibaza mbese ko yabwiye ko abonye visa ya burundu agaca muri VIP, ese VIP ni imodoka, VIP ni urupfu? Abantu benshi bafite urujiro kuri icyo kintu. Mbese nawe aho uri udufashe kumva no kudusobanurira no kuba washyiraho comment, like and share kugira ngo tuganire ku iki kintu. Katugaruke kuri uyu mumama, ni umumama uzwi kandi ukunzwe, Evangeliste Pascal, arazwi, afite ijambo, afite ubutumwa, afite n'amagambo meza. Ariko mw'ubuhanuzi bw'abantu benshi bagize urujijo nyuma y'uko Pastor Theogene yitabye Imana, kandi natwe twakomeje kubireba uko abantu bagenda babihererekanya hagati aho, tukibaza se Imana inaniwe gutandukanya visa n'urupfu, itananiye kubwira umuntu ko agomba kwitegura ko agiye gutaha? Kuko nidusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Yesaya atumwe ku mwami Hezekiya, Yesaya atumwa ku mwami Hezekiya, yamushyiriye ubutumwa bumubwira ngo Uwiteka yambwiye ngo wiyeze kandi uboneze iby'inzu yawe, kuko igihe cyawe cyo gutanga kigeze. Hezekiya yahindukirira ivure, yibutsa Imana imirimo ye, yibwira ibyo yakoze. ngo Uwiteka ngira ati umuhanuzi bwa kabiri amubwira ngo genda umubwire ngo nkongera imyaka 15. Aha hantu niho abantu bagize dufite, cyangwa abantu bafite confusion kuri social media bibaza ngo mbese Imana ibwira umuntu visa, Imana ibwira umuntu ubwenegihugu, Imana ivuga guca muri, Imana ibwira umuntu ko imuhaye visa ikamubwira ubwenegihugu. Sinzi nimba Imana inaniye gutandukanya ko umuntu agiye gupfa cyangwa atagiye gupfa. Abantu benshi bagize ingingimira, bamwe bati ahari iyo visa ya burundu Imana yavuze, cyangwa urwo rugendo rwa burundu n'urupfu,
ati Imana ikaba yari imuteguriye ijuru, ntitubyanze ko yabona ijuru kandi na byiza ko yararikoreye kandi yakoze iby'ubutwari byamuhesha iryo juru. Ariko abantu benshi tukagira ikibazo twibase ni gute, n'abandi bantu benshi bibaza kuri social media atari uyu muntu wavuze avuga visa, avuga ubwenegihugu bw'abana, ati mbese si ubwenegihugu bw'abana isapfu batabubonye, tahari se bwaba ari ubwo mu ijuru nabo? Tise hari ejo nabo baba bagiye gupfa, wenda ubwo bwenegihugu bw'ijuru bukari bwo bugiye kuboneka, cyangwa se akaba wenda bazabubona mu rupfu no mu kigandaro cyase. Mbese aho hantu henshi bafite confusion yo kwibaza ngo mbese bimeze gute. Tugarutse kuri wa musore we abantu benshi baravuga ati ahari uko niko kuri kuzuye, kuko yavuze ati mu gisata cya gospel hazigiye gupfa umuntu kandi uzwi, ukunzwe n'abantu benshi, ku buryo abantu benshi bazacika umugongo, abantu benshi bazababara, abantu benshi bazagira impungenge. Mu by'ukuri wenda turebye tunashishoje ukareba ukuntu Pastor Theogene yari akunzwe, Imana imuha iruhuko ridashira, yari akunzwe n'abakomeye, yari akunzwe n'aboroheje, kandi kubera nk'uko twabivuze ziko yari umuntu wakuriye mu mihanda, yakuriye mu buzima bwo mu mayibobo bitewe n'ingorane yahuye nazo z'ubuzima, ariko kuva buviriyemo agerageza kwisanisha n'aba bantu yabanye nabo, agerageza kwambika imfubyi, agerageza kwambika abapfakazi. Nimukurikira kuri video iri kuri Gukomera TV, yatangaga amakuru y'ukuntu yahawe visa, yahawe amahirwe yo kujya hanze, abona ntabwo ari cyo gisubizo gikwiye, ahitamo kwishyurira abana b'abakena minerivare, kandi yari imirimo myiza abenshi batabasha kwikura. Nkaba mpamya ko, cyangwa n'abandi bahamya ko uyu musore ari wahanuye ukuri, nubwo n'undi n'abavuga ko yahanuye ukuri, ariko bamwe bakageraho akantu h'akaduta bavuga ati ni gute Imana yabwiye umuntu visa n'ubwenegihugu, byarangira umuntu agapfa ari visa atayibonye, n'ubwo bwenegihugu atabugize, n'abana batarabubona. Hagati aho abantu bafite kwibaza ukuntu byaba bizarangira. Mbese si uyu mudamu azagaruka kuri social media cyangwa azagaragara mu iteraniro avuga ati wenda se habaho kuvangirwa, se habaho kwibeshya, cyangwa abantu bakibaza se azahamya ko wenda iyi visa Imana yavuga rwari urupfu. Kugeza ubu abantu bose baracyafite umutima wo kwibaza kw'ako kantu. Gusa hagati aho Pastor Theogene tumwifurije iruhuko ridashira, tumwifurije amahoro y'Imana, tumwifurije kugubwa neza mu bwami bwo mu ijuru, kuko urupfu rw'umukiranutsi n'irembo, kandi Bibiliya yatubwiye ngo Imana Yesu azahaguruka ku ntebe ye atumurikire Data wa twese, atubwira ati dore abona akuye mu bise by'amaraso, nawe ari mu bantu bakuye mu bise by'amaraso, ari mu bantu bafite aho Imana yabakuye. Imana irushaho kumuha umugisha kandi irushaho